Ashimwe rugira ukidutije ubuzima nizere ko mumeze neza. Niba utameze neza mu byo uri gukora byose wihangane kandi ukomere. Buriya mu isi niko bimera, uyu munsi birakunda ejo bikanga. Nyarwanda ati bucya bucyana ayandi. Of course nanjye mbifuriza amahoro n'urukundo, mbashimira ko mudukurikira mudahwema kutwereka urukundo. Mwebwe mudutera imbaraga kandi nukuri Imana igibe imigisha myinshi itagabanyije. Ngende tushime Clever nawuza nkubwira ngo ntugacike intege mu buzima bwawe, kuko iyo ucitse intege biba hari ibintu byinshi udakora kandi wagakwiriye kubikora. Gikomera mu bihe byiza ndetse n'ibibi. Niki utikinzanye nzanywe no kubabwira yuko mumaze iminsi mubona amashusho agaragara ku mbuga nkoranyambaga, amashusho agaragaza abagabo batatu batemagura umugore umwe ari gutabaza cyane. Umwaye mashusho nyine muri kubona. Hanyuma abo bagabo ku munsi w'ejo nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje yuko yafashemo umwe, ngira ngo mwagiye mubibona cyane. Hanyuma ubu tuvugana bose uko ari batatu, bose rwose bamaze gufatwa. Ubu ngubu bari mu maboko ya polisi. Ngira ngo muri kugenda mubyumva yuko polisi y'u Rwanda iri kutubwira uburyo aba bagabo bafashwemo, imyaka bafite, aho bari baherereye ndetse naho batuye. Ntago ari uwo mumama batemye gusa, batemye n'umusore w'umunyerondo wa Rwamara wari ugerageje gutabara, nawe baramutema. Yego, aba bagabo nkuko byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane, bakora ibintu by'urugomo ndengakamere, ibintu utatinya kuvuga ko birengereye cyane, birengereye kwibaza gutema umugore. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo mwahoze mwumva umugore, ngira ngo nubwo mwahoze mwumva umugore mu kiganiro yakoze muri aya majwi wenda ngiye kubumvisha, ari kuvuga uburyo bamutemye, uko byagenze, asobanura ukuntu yanatabaje cyane. Ariko ubu icyiza gishimishije ni uko bose bafashwe nk'uko muri kugenda mubibona ku mashusho ndi kugenda nshishamo nyabereka cyane rwose, nuko bafashwe. Hanyuma umwe nk'uko eka mbumvishe wenda umuyobozi umwe muri polisi, cyangwa se mbumvishe umuvugizi wa polisi bivugaho, abivugaho abasobanura, vuga uburyo bafashwemo, ibyo bakoze nubwo mwabibonye. Noneho nyuma wenda mbumvishe n'amajwi y'uwo mumama. Icyiza kandi gishimishije, ubu ngubu ameze neza, ntago yapfuye rwose, ntarwaye, ni ibikomere gusa, ntago yapfuye, ararwaye nyine, arapfutse, ari aho bamutemye baramupfutse, abaganga bamwitayeho, ariko ntago yapfuye rwose, ari aho. Navuga ko akomeye bitewe n'uko ibyo yaciyemo nyine bikomeye koko, nk'uko ndi kubikubwira. Navuga ko arakomeye, ni inkuru nziza rwose. Nawe ubu yamaze kumugeraho ko bamugiriye nabi, abamutemye ubu bamaze gufatwa. Urumva nawe bigomba kumushimisha cyane, ndetse cyane rwose ko yamaze
bamaze gufatwa bose. Bijyanye na video y'amashusho amaze iminsi azenguruka ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bayavuzeho byinshi, ndetse natwe nka polisi hari ibyo twagiye tuyavugaho. Hari mu ijoro rya tariki 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo twibwe polisi twamenye amakuru y'abagizi ba nabi bakoreye ubugome bukabije umudamu witambukiraga mu kagari ka Rwampara mu murenge wa Nyamirambo. Nabamenyesha ko burya ejo byatangiye gukwirakwira, twebwe twaraye ijoro turi mu kazi. Ntabwo kuri twebwe ntabwo byari bishya, ntabwo yari breaking news, twari tubifite tubikoraho. Muri iryo joro rero abagabo batatu, uwitwa Gatari Edimo ariwe Alias ndashaka amazina yabo bibakoresha, Alias Black w'imyaka 38, ndetse Hakizimana Jacques Alias Claude w'imyaka 33, na Rurangwa Jean Paul Alias Muchezaji cyangwa Bokungu w'imyaka 40. Bafashe umudamu witwa Nyampinga Claudette wari utashye mu kagari ka Rwampara, kuko niho atuye hariya hafi n'umusigiti wo muri Rwampara. Uko nawe beretse mbere, umwe muri bo ariwe Rurangwa Jean Paul niwe wamaje kumufata amukubita hasi, amwambura agakapu karimo telefone ya Sony n'akandi gatelefone akoresha muri momo gatoya tumwe twitwa gatoroshi. Hanyuma uwitwa Hakizimana Jean Claude, Hakizimana Jacques ariwe Claude Alias Claude niwe wamutemye n'umuguru. Uyu rero Rurangwa Jean Paul we roroye kwari gutera amabuye no gukubita abaje gutabara. Ni nawe wakomerekeje umunyerondo witwa bashakira amazina ngira ngo amazina yenda yafite, Maniriho Theogene. Ntabwo ari Manirakiza, Maniriho Theogene mu byumve neza mutaza kuvanga ibintu. Maniriho Theogene ni umunyerondo ukora ku kagari ka Rwampara, we yaje gutabara. Uyu Jean Paul rero niwe wamukomerekeje mu mutwe no ku kaboko. Nyampinga Claudette bamukomerekeje hano ku maso, mwarabibonye, ku kuboko, hano ku kuguru, ndetse aracyafite naho umuhoro wagiye uca. Bamaze rero kumutema, bamaze guhinda abantu bari baje gutabara no gutera ubwoba abantu bose byashaka gutabara, barirutse bahurira ahantu ku ishuri mu Rwampara. Bahageze mu magambo yabo baravuga ati birarabuye, buri muntu afata inzira ye. Jean Paul atuye Mageragere nkuko naye basobanuriye, ajya Mageragere. Hakizimana Alias Claude agiwe ku Kivugiza, na Gatari Edimo agiwe mu Nyakabanda. Bafite abantu babana, bafite bo bavuga ko ari abadamu babo, ndetse ko bavuga ko bafite ubundi buryo babanyemo. Barababwira ko ibintu bukiye mu gitondo, barababwira bati uyu munsi udushaka ntimugire icyo mumubwire, hari ibintu twakoze bitari byiza cyane cyane. Nabo bamaze kubona utuvido dutambuka hirya no hino, babona ko ibintu bitari bworoshye. Kuvuga rero umuntu twakomeje kubashakisha dufatanyije n'abandi baturage baduhaga amakuru. Byageze ku mugoroba amasaha ya saa 12, saa 11 n'igice za nimugoroba,
tubamaze kubafata bose. Abo bose icyo bahuriyeho uko ari batatu bose bafunzwe muri gereza kubera ibyaha bitandukanye. Enda mbanyuriyemo Hakizimana Jacques alias Claude yaravuye muri gereza aho yafunzwe imyaka 2, yarakurikiranyweho icyaha cy'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Gatari Edimo alias Black we ari wa undi wafashe uriya mudamu, nawe yaravuye muri gereza aho yarakatiye imyaka 3 akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Naho Rurangwa Jean Paul we yari mu bantu baraho gusa, we ntabwo yari yakageza ajya muri gereza, gusa ngira ngo we yari umwe muri bo bakorana, ariko nta yandi mateka dufite y'ubugizi bwa nabi kuri mu myaka yatambutse. Ariko turacyakomeje gushakisha kuko nta kuntu yabana nabo ngo abe atazi uburyo bakoraga, aho bakora. Andi makuru dufite tugikurikirana, iri joro rikeye afite umugambi wo kujya kimwe nabo bari bafite ko bashaka kwiba. Ubwo rero icyo twashaka kubabwira muri iki gitondo nuko turabizi ko abanyarwanda benshi nkuko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga bifuzaga kumenya icyakozwe, bifuzaga kumenya icyo polisi iri gukora kuri ubugizi bwa nabi bwagaragaye kandi bwababaje benshi kuko marangamutima tubibona ku mbuga nkoranyambaga. Natwe rero ni mu rwo rwego twifuza kubereka ko hari icyo twakoze kandi n'inshingano zacu. Ntabwo mu by'ukuri ubundi twavuga ngo turivuga ibigwi, ariko turakora icyo dushinzwe nka polisi, kandi n'abagiriweho ibyaha ari Nyampinga ari Imana iriho, ngira ngo nabo bari bakeneye kurutsa imitima ko ababagiriye nabi bafashwe. Iyo urebye video uko isa, yewe bombi narabasuye, iyo urebye video uko imeze, uko igaragara, mu by'ukuri ntabwo wakwibaza ko Nyampinga uko namusanze niko yagomba kuba ameze, kuko sinari nzi ko ahubwo ataraye no mu bitaro, ahubwo yaravura ataha. Bivuze ko nta mahirwe yagize, kuko si uko abantu batabaye, abantu bari bararinze, ahubwo nuko navuga ko ubona ko bari abantu baragamije kumugira nabi, bashaka kumwaka utwi yari yakoreye. Rero ari Imana iriho, ari Nyampinga na Imana iriho, bose baravuye barataha bameze neza, turabakurikirana. Ubwanjye nabigereyeho, urabona ko mu by'ukuri barakomerekejwe, barakomeje kuvuza ibikomere batewe n'aba bagizi ba nabi. Abantu baracyaduha amakuru rero, baracyaduha amakuru y'abandi bakorana, baracyaduha amakuru y'indi migambi bari bafite, kuko burya abantu hari igihe bafite aho bahuriye n'abandi twebwe tutazi. Bityo rero iperereza rirakomeje kugira ngo twegeranye amakuru yose yangombwa ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi muri rusange. Nayimba twabatumiye rero kugira ngo mubwire abanyarwanda iby'iyi nkuru ko abantu twabafashe, ariko mu by'ukuri tunizeza abanyarwanda ko polisi iri maso. Nkuko nabibabwiye rero ko n'uyu mumama aracyari muzima nkuko na polisi ibyivugiye. Umva uyu mumama we avuga ko ari muzima. Nari ndimo gutaha nsanga nyura hariya nyine, urumva ndi kumanuka njya mu rugo, mpasanga abahungu bagera muri 4 baramvugisha, gusa nyine ndababwira ni njyewe ndatashye. ubwo nari mfite n'akamverope mu ntoki, mwara agafasha akajugunya muri kaburimbo, ndahita mpirikana ikubita hasi. Ngwira baje batangira gutemagura umukobwa ahangaha bamwirukankana. Nyuma yaho umunyerondo ajeje kubakiza, nabo baramwataka baramutema. Uko byagenze. Ngo ngo rurari imodoka wowe. Ngenda ari imodoka hariya, imodoka zirahari. Ubwo izirarahe. Izirara hari imodoka ziraranga zihara.